inshuti mukunda kandi mukurikira Mag TV Rwanda, twongeye kubasuhuza. Mwiriwe kandi mwaramutse bitewe n'ahantu uherereye. Ikiganiro rero tsinda igihuha cyangwa se tsinda ibihuha by'umutima. Ikiganiro ni tsinda ibihuha by'umutima, mugezweho nanjye Nikodemu, umupansiyone mukurikira kuri Mag TV Rwanda. Uyu munsi muri iki kiganiro bita tsinda, ndashaka kwifashisha ijambo ry'umugabo umaze kubaka ibigwi, umu-influencer, bamwita Kagarara. Muri iyi minsi arimo aritwa Ashton Small. Ashton Small tumuzi kuri Kagarara. Niwe ngiye kwifashisha rero ku kiganiro ngewe nkunda kandi nkora bita tsinda ibihuha by'umutima. Iyi mpamvu ndimo kuvuga bino bintu ni ukugira ngo nawe wowe unkurikiye, umukobwa, umuhungu, umugabo, umugore, umusaza, umukecuru, umuntu uri mu rugo, ndavuga abari mariye n'abakoze amadivorce, icyiciro cyose cy'ubuzima waba ubamo, ndashaka kwibutsa rino jambo, kino kiganiro bita tsinda ibihuha byinshi by'umutima. Ariko noneho reference turi rifaringa kuri Mr. Kagarara. Kagarara arimo aravugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, amaze iminsi agarukaho cyane. Kubera iki? Ajya akunda kuvuga ngo disability is not inability. Kubera iki? Yafashe cya kintu cyajyaga kimubwira yuko adashoboye, nubwo ari mugufiya, ariko ngo hari ikintu ngo atageraho. Buriya niko kera yibwira, ajya kuvuga ririya jambo, buriya byanze bikunze hari ikintu muri we yajyaga yibwira akumva kitakunda. Rero ndagira ngo nkwibutse nawe ko ibyo bintu wibwira ko bidashoboka bishoboka cyane. Ese ni ikihe kibazo wumva? Urumva se waratangiye kaminuza ukaba wumva utazayisoza? Urumva se urimo gutegura ubukwe, none urumva inzozi zawe utazi ukuntu zizasohora kuri uriya munsi w'ubukwe? Ni umwana urwaye se uri mu bitaro runaka urumva atazavamo? Ni umugore wawe utwite se urumva urimo uribaza ibibazo byinshi ukuntu umugore wawe azabyara? None se uri muri depression y'umukunzi yarakwanze, mumaze iminsi mutumvikana, urimo uribaza ikintu wakoze, ni iki nakoze Mana kuki ntahirwa mu rukundo? Ndagira ngo mubwire ngo ikiganiro bacyita tsinda ibihuha by'umutima. Uwo mutima wawe urimo urakubwira ko bidashoboka, ariko ndagira ngo mubwire yuko bishoboka. Kagarara uyu munsi amaze kubona imodoka ya Kia ihagaze, nabonye bavuga ko ihagaze miliyoni 30. Amaze guhabwa igishoro cy'ibihumbi 5 by'amadolari. Yikuyemo igihuha cy'umutima kimubwira ngo ntabwo bizashoboka. Uyu munsi amaze gutembera ibihugu byinshi byo muri Afurika. Nanjye ubwanjye ngiye kwicaye imbere, ntabwo ibyo bihugu ndabisura, ntabwo ndabitembera, nanjye biracyari inzozi zanjye. Nubwo nanjye muri njye hari ikintu kirimo kumbwira ngo ntabwo bishoboka, ariko njyewe nje hano kugira ngo nkicarenginge nkibwire ngo igihuha cy'umutima ngomba kugitsinda. Rero inshuti mukunda kandi namwe mukurikira Mag TV Rwanda, bagira ngo nkubwire ngo icyo kintu umutima wawe urimo kukubwira ko kidashoboka, ujye ukibwira ngo wakibazo urashoboka cyane. Ese ufite credit muri banki, urabona bagiye kugutereza cyamunara? Reka da, kibwira ngo birashoboka. Icyo ni igihuha cy'umutima, ugomba kugitsinda. Ese urabona urugo rwawe rugiye gusenyuka, harimo ibibazo runaka? Icyo ni igihuha cy'umutima, ugomba kugitsinda. Ni ukuvuga ngo muri iyi si turimo, ibyo tubona ko bidashoboka imbere y'Imana ni ubufindo, imbere y'Imana ni ubusa, imbere y'Imana ni ako kanya. Kandi ibi tubonesha amaso
akenshi bibeshwaho n'ibyo amaso yacu atabona. Njyewe rero nkuje imbere kugira ngo nkubwire ngo nta hantu wagera na hamwe ku buryo igihuha cy'umutima kigutsinda, keretse wowe wemeye ko kigutsinda. Ariko nubwira umutima wawe yuko aha hantu wicaye cyangwa se ibi bintu urimo kunyuramo ugomba kubitsinda, ndakubwiza ukuri ko uzabitsinda, nk'uko Kagarara uyu munsi yasezereye moto. Abamotari reka data, niba naho yategaga n'igare reka data, uyu munsi tuvugana Kagarara nawe nuko azajya agira gutya. Abibonye agashyiramo vitensi ya mbere, yewe bamuhaye otomatike. Ubu ngubu ni ukuzajya akoresha ibirenge, akandagira umuriro n'agafiri, ubundi agafata vola akayobora imodoka. Uyu munsi rero birashoboka yuko nawe watsinda. Ikiganiro n'itsinda ibihuha by'umutima, mugezweho nanjye Nicodemus. I love you.